Reka dukusubireho. Reka dusubire kuri kirongora mushiki wawe. Jewe ntabwo narongoye mushiki wawe. Birazwi amaze kwinyongorera mu mwanya wahise. Ngo mwabyara umwana. Ujya nta mwana. Uri kwishima ibiheri. Ntacyo ntabwo. Iyo ntabwo wabonye 100 muri. Ejo wundi hari umuntu wambwiye ngo imona. Muri genzi bagwa amafaranga. Je nsi kuyavuga ntago byabishaka kubangamira society. Kanyomba barire ntabwo nakubaho uko. Reka mubwire rero. Ubakara. Uyu mugabo ni igisambo. N'ingegera. Ubushize wabonye ngahe? Udukwepa ugiye kunyara icyo gihe si amafaranga twadukuye kwa Manibu. Urakwepa ngiye kunyara ngeze imbere mbamuye n'umuntu arambwira ngo dore hano ngo harimo haracya ngiye kurana n'abashya mama ku telefone. Igisambo gute? Iyo ubona uhuye na Kanyombya urimo urajya muri Genesis Comedy urahura n'ibyamamare nka Kanyombya uba wumva umeze ute bro? Ngiye bwa mbere Kanyombya tujya guhura ngiye najyaga numva Kanyombya nyine nkamubona ku televiziyo ntamubona. Ako nicyo kintu cyashimishije mu buzima twahure kuri Exrage bwa mbere. Kanyombya anyakira neza pe arambwa turashoboye numva ndabikunze buriya niba agent akubonye akakubonamo impano ubwo nyine ubuyifite. Kanyombya ndamwemera cyane mu bakomediye dufite. Kanyombya ikibi akikubonye ahita kikubura ku kamba. Oya ni imfura cyane Kanyombya. Niyo ushoboye nabwo ati je nuko ndizera Imana cyane. Icyo mamyana ngewe nkunda kugendana numva nizera Imana ku byo utabasha kubyumva. Ngenda senga ngakunda Imana cyane. Ni ikintu kigiye kumbaho kibi ndasenga mvana Imana. Waranabaye nduruhinja unabara mama wanjye amwite unabara mama wanjye ambyaye unabara naturutse urugo koko ngiye kubwira abantu ko nize guturuka nduruhinja kubera groupe yatavuge ngo yes reka tubasuze kandi tubahe ikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro by'umurwa Live TV aho muri hose reka tubifurize kumererwa neza cyane yumvemo rero ikaze ukore subscribe utarayikora kandi wayikoze Imana igumugisha tanga ibitekerezo kora share ibintu bikomeze kugenda neza. Nitwa Karabo K'Imana inyuma ya kamera turi kumwe n'uwitwa Jafeti. Hano rero nkuko mubibona turi kumwe n'ibihangange mu myidagaduro harimo Kayita Nkorenjori kabiri Kanyombya umukinnyi wa filime umunyamakuru legend bura kuzi uko ngiye kujya byemera nubwo mvugiyemo kugira ngo ibi bintu byo gukunda ibintu by'ubukomedi kindi byose Kanyombya najyaga ndeba ya filime ya kera y'Inyarwanda. Man je mu rugo bajyaga bankubita naretse ishuri kubera Kanyombya. Najyaga ndeba za filime ziwe mu rugo mwemera ngashira ishuri. Wangiye Kanyombya wenda we isukari zamutse. Kanyombya ngewe abana bareka amashuri. Oya rukuno wakitinga neza. Umuntu oya ntabwo nabikora Kanyombya ndakubaha papa wanjye. Ningewe utuma abana barangara bajya mu mihanda ko muzamuri isukari bajya kuri televiziyo bigatuma ni ukuvuga ngo bitewe n'ukuntu wakitingaga n'ukuntu nabibonaga ngiye narabikundaga ku buryo igihe narebaga nka movie yawe ngayisubizamo ngongera ngayisubizamo ngiye nakunda gukunda yambega imodoka avuze movie na movie yanjye no uzahana buriya Karaba uzahana kunze Kanyombya cyunza gukina yambika inkoko ikarizo mana we nanjye narabibonye biransese biriya bintu narabikunze ubundi Kanyombya biriya bintu buriya inkoko yambara ikarisite turi kumwe rero nabo rero nivuganya ngo murasanzwe mubizi binavuze hano ngira murabumva barebye mavi yanjye Kanyombya navuze movie ni movie cinema amabyi ni movie nyine nukuvuga ngo ni bya bintu dukora bavuga movie uko biri kose Keza rero nawe ntabwo rero kugira ngo nkubwira ngo wivuge umere nk'umuntu utarwaye bwaki cyangwa utarwaye uko ushaka kurwara indwara yitwa inyota. Yego akanywa ruhurura ntayihari dore turi kuzuba ruhura niza uzanywe ruhurura nzanywe ruhurura se kubera no kugira ngo nabyemere Keza we canuza iyicanira gabura turanywa turajya none wowe wagiye winywera nese ko Kanyombya umva ari kunyereza muri ruhurura nyine impamvu uko mwaje muri babiri mukiza kugira ngo tujye mu kiganiro. Icyambere twaragikoze ubushize twari kumwe usobanura uko ibintu bimeze ukuri kwawe nagushinya kirake uvuga ko wabyaye tumwana ndamufite uvuga ko wari isugi baragusugira ibyo nta gitangaza kirimo gusugira ariko twarebye mu mibanire kugusugira cyangwa kugusugura kumusugura nangwa kumusukura simbizi ariko ko mugiye maze kwibona turaje none gitafari aho ngaho gitavuze ko ari umuvubuka aje muri iyi minsi kugira ngo ariko arakunzwe cyane Gitafu nawe ndamukunda yavuga ngo ni mavi ni movie bavuga bakavuga movies n'amafilime menshi n'amakomedi menshi dukora ureba ko tugiye gutera imbere kubera ikintu cyitwa nka ST Safari
yaje mu Rwanda avuye muri Norvège akaba agiye guteza imbere urubyiruko. yego uyu mupira ni wa Safari. Safari we Safari nuwe ntabwo nuwaje nambaye. Nuwa Safari. Waje nambaye ni kubera ko tuzi ko ako kazi tugiye gukora tugakora mu studio menshi n'abandi n'urubyiruko tuhamagara kugira ngo bagerageze bagere bakora ikintu cyita technology film cinema film and comedies. Yes. N'indirimbo ariko akabafasha. Yego. N'indirimbo birimo kuko uyu nguyu ni umupasiteri mukuru. Yego. Ni umuntu ufite pasiteri ni diaspora, ni mu diaspora. Nkuko nawe uyu nguyu amaze kureka akazi k'ubukorodoniye. Rwose man ndashimiye nshimiye abafana Inkweto z'abandi. Inkweto z'abandi ziri mu nzu yawe. Sinakubwiye ko nazirimo. Barambwiye buretse ndakugeraho. Ni ukuvuga ngo ziriya nkweto z'abandi mutazitanga kugira ngo ujye muri iki cyiciro cy'abantu baba movies n'aba comedians n'abantu bakora media. N'impamo y'Imana ziriya nkweto nibatagufunga uzangaye. Tanga inkweto z'abandi bivugiye imbere ya kamera nta muntu n'umwe usibye umugore nzi wamaye agasandari kamwe w'umugore bita ngo nubare umugore mama kazungu izimuhe mama kazungu niwe muntu wenyine mfite wenyine urukweto rwo ninginya mu rugo nita ndumuha nyabuna kwera magana utazafunga oya ndarumuha ariko se bagufungira inkweto kandi ni mushiki wawe turashaka kugira ngo twiyongoze turebe cyari yego uvuga ngo mugendanye mute kugira ngo aze gutya muzanye bigenze bite kuko yambwiye ati ngo Gitafu ni mushiki ni musaza yaratubwiye ngo ni musaza usanga ari kujijaraje uyu mukobwa ni mushiki wawe yego oya yarajaraje avuga twasanze ari we wamupfuye oya gose anga gose urabona nabarahibere nabikubwe nabikoze namushyikiye samahana agibyo bintu bisaza abantu bareba barabona muvuga Igo nibarebe neza barebe ko tudasa yes ahubwo ikiri cyaka Gitafu ari afite amaso y'umutuku ejo bundi kubera urumogi ni kubera kuba yari yagenze cyane kuki wowe ufite amaso y'umweru ego ni umukobwa agenda umuhungu si ibintu byumvikana abahungu bagira amaso y'umutuku abakobwa bakagira amaso y'umweru unywa kanyanga se oya ntabwo nywa kanyanga ni ukuvanga umukobwa we arwaye amaso Gitafu se amaso yanjye arapfumaguritse buriya ntabwo amaso yanjye ni mazima ni ibintu bizwi ejo nakubonye mu kiganiro kwa Tayikuni bakwereka abantu ariko uzi ko amaso yawe nawe ni nk'ayandi ari mazima man ukuru wa senene reka ngwire wowe ugomba kuba umugore wa Gitafu yitwaza mukita mushina nko muri Kenya aho urabe kuvanga yajaro nawe arahiberekanyo nabikubwiye nanga twese turaha reka tuvuge none ujya kubyara wabyaraye nande nago nabyaranye na Gitafu ninde se warabyaye se nuwo Gitafu wakuvuniye umuheto warabyaye mbese warabyaye mukobwa njye mfite umwana yarabyaye karabo yavuze n'ibyo bibaza ngendere baragusugiye mu kwa 9 wa mukobwa we warabyaye abakobwa baba bangutse mana yanjye mana umukobwa mana yanjye baba bangutse ni ukuvuga ngo nego watubwiye ko bagusugiye mu kwa 9 k'uyu mwaka nicyo gituma oya ntabwo nicyo gituma avuga ngo naramubwiye ni ufite 20 twicarane kugira ngo turebe uburyo tuganira tuzabwire Gitafaze utubwire ukuntu ari musaza wawe niwe iyanga kurya gacumbari wanze kurya gacumbari kubera iki njyewe nanze kurya gacumbari none agiye kusobanura nyuma amaze gushirika isoni amaze kunywa akayoga yanyoye kamusiteri amaze kamugiye mu mutwe aravuga ngo ngiye nanga kurya agacuma ariko kaneza ibibazo ngo bituma nshaka gusanga umugabo sawa uwo mugabo yashaka gusanga ninde ni wowe nyine turabizi oya ariko se ndibaza ariko kuri kumukwepa ntabwo ukiri umukorodoniye korodoniye yawe uri kwikora mu mamedia ahubwo tubwire tuti nashize mu mago mu ntwerere twarongoranye kabaye mwarongoranye ni ukuvuga ngo mwarongoranye se koko Gitafu we n'uyu mukobwa mwarongoranye oya nyine niko ari burongorane mwarongorana ryari ndetse musaza namushiki ibyo bintu barongorana bate reka yo namahana ngiye kubaza kugira ngo babwize ukuri turi hano muze gukora subscribe mukore share mukore comment mukore link hanyuma mutubwize ukuri ngende kayitogora ijuri Alias Kanyombya mutubwize ukuri ubundi nkorera abagenzi banjye nkakugora urubyiruko kugira ngo ndebe ko rwatera imbere kandi ni mu cyemezo cyanjye no mu cyerekezo cy'u Rwanda shaka kugira ngo urubyiruko ruzatera imbere aho kuba amabandi aho kuba abajura aho kuba bakajya no mu biyobyabwenge aho gufata ibiyobyabwenge mukaba bazima ndashaka kubaza Gitafu nyongorera isoni nde ni Kazitunga
Nyirasotunga. Tunga jeje. Nyirasojeje. Jeje mahina. Nyirasomayina. Mahina byavu. Nyirasobyavu. Byavu bagabo. Byavu by'abagabo. Yagiye kumusoma. Ngo se nikazitunga. Ndashaka kujya muvugire rimwe mwese. Byavuze byavu. Ndashaka kujya muvugire. Ndashaka kuvuga muri rimwe bwo mwese A B C D. Yego. Njya kuri D. Mwe mubaze kuvuga izina rya so ubabyara. Yego. A B C D izina rya so. Papa. Vuga papa. Oya muvuge rimwe. A B C D izina rya so. Shimimana Ali. Shimimana ari. Nuko yitwa. Oya Oya bari. Ndashaka bari. Oya reka bari. D B A. Ndashaka kugira ngo muze Twita tuvugira rimwe. Tuza tuvuga. ariko bitavuga ngo wakerewe Yego. izina ribe rimwe. Bigendere rimwe. Nyoko wanyu kubyara, nyoko kubyara. Na nyoko wanyu ko byara. Oya, Na papa oya. wanyu. Oya, dushaka kuvuga papa na mama. Nyoko kubyara. Kanyoko. Kanyo. Izina rya nyoko. Oya nagari. Kanyombya. Eh. Uvuga ngo kanyombya. Yego. Ndagiye gutangira A B C D. Twita tuvuga izina rya papa ye. Ngo ndashaka kugira ngo ndebe ko muvindimwe. Yego. D Aha. B Yego. A. Aha. Tuvuga izina Shimimana Ali. Shimimana ari. Iyo Urumva tutabivugira rimwe. Oya ni rya papa, so mvuga papa. Irya mama wabo. Noneho Ya mama wabo. ugiye kunyongera ku giti cye. Unyongere ku giti cyawe turacyakomeza iminota iracyahari kandi amasaha Nta kikansa. ndashaka kugira ngo tutareba abantu bajya bagenda Dusasinzabe. Dusabe n'igikara. ndashaka kumenya Yego. uranyongora izina rya nyina gusa Yego. hanyuma n'injye urivuga. Nako rya mama wabo. Nanjye ndakubwira irindi. Mutemo twumve. Arahiye. rya nyoko gusa. Mubwira akazina ka nyoko. Ndakubwira ari izina rya nyina agiye kurimbwira hano kuri iyi video. Aka kantu tugiye gushyira muri aka video kari kuri screen y'iki ya kamera. Akazina ka Ngira akazina munyongorera banza umwe kanyanga boro icyo ni igiki uri kumva. Ni ka mukaruko Mukaru. Mukaru. Icyo ni nagabo. Ishizemo. We. Kutwumviriza we Ntabwo mbumviriza. Nungarera. kuririmba Ntabwo ndi buririmbe. Mubwira izina rya mama wabo. Arahiye we, arahiye. barabeshye we Karahiye we. aha biretse izina rya kabiri Agahuru k'ihene karahiye cyangwa agahuru k'ipusi. barabeshye Arahiye. hanyuma rero Barabeshye. dufate abantu musambana n'abantu mukora ibintu bibi kuko mugenda mubeshya abantu uyu ni mushiki wanjye uyu ni mubyara wanjye bamaze kumbwira ko uyu yarambwiye ambeshyuze Nujya imboga. Nujya imboga rwose. Bitubwira tutari ahubwo barakuroga Oya. uyambwiye ko yitwa nyina yitwa Madina birangiye yita barambwiye ngo yitwa Mukandori nde Mugira wasanga mukandora. ni umugore n'umugabo ni umugore n'umugabo Kanyombye n'umukomediye kabisa. umukomediye Byari umunakobwa. mutunga Yego. yabyaye hungu ni koga Hungu yabyaye neza ni ukuri. kubyaza umusaruro nimubyara batatu mushobore kuba muzahagarara nabo muzabigenza mute nabo mukomeze nk'inkwavu Yego. ariko muri abantu babi muri abasambanyi babi Oya kanyo no kuvanga impamvu uvuze ngo turi abasambanyi bura ari ndimi uvuga ngo dusambana ni ukuvuga ngo twe ntabwo dusambana kuko yaje nka sister wanjye nanjye nza nka musaza buriya rero igihe ugiye kubeshya ushaka kubeshya abantu Yego. ugiye uri kubona umukobwa Yego. naba umukazi wagwana gri arabishima ariko urimo urabibona kuri kamera ariko tutabyara abana musa ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu abandi babyara abana basa ariko sinanabona ubugitafu yitwa nde yitwa Karabo rero unabyara umwana basa Karabo sajya byara afite abana ni umwinjira Kanyombya urimo uramuneza. ariko si Kanyombya yarandwaye. Kanyombya Kanyombya yarandwaye muri. yego naho kutubeshya twakuvumbuye yego niba ntabwo ari ukudoda inkweto ntabwo ari ibindi komeza umudode umuntu yazava mu kazi neza ibintu byose bitangira oya bundi ibintu bitangira buke ngo umunyamunege aravanga ngo bama bagenda mu kiganda baravuga ngo wakabi ono anyirigenyo
mukabihangira ariko ntabwo ndayifite neze mukariwe ko ayimaze nakamaze ariko urabona ko nyimbeze neza afite vibe ese waguze uri kufite amafaranga mukaru Nzereka ndangira kakaganira hirya mu ibereshi yari bayicuruza barimo barayicuruza natanze komande bagiye kukazana reka ndayishyira ibintu byose bijye bitunganya okay bye Regent bro Regent ntabwo manibu yantegeka ngewe ni mahorere ubwo byihore mwana byihore yaramuze iriya mbwa reka dukomereze aho ngaho arahiye we gri pow reka dukomereze aho ngaho tuti uko biri kose tuzi gukora editing tuzi no gukora ibintu byose gukora ibintu uko bimeze ntabwo duteranya abagenzi bacu nangwa se ngo umuntu agushyira itura amatura ahangaha turi mu biganiro Kanyombya wibuka ko turi mu biganiro yinjije gukora twebwe turi ba media ba kera kandi tuzi ibyo dukora kandi mwatangiye ejo bundi bivuga ngo rero umuntu akagushyiraho ikintu cyitwa igitutu kubeshya igitutu ariko Kanyombya ariko nuko nanjye mu buhanuzi ariko ntabwo igihe cyo guhanukira cyagira ariko arimo aravuga ahantu nkumva avuze ibintu ndimo ndumva naho akagira kugiraho ibyo gute ugushyiraho igitutu vuga utamena amina niko kuki ubyara abana mudasa umaze kubyara abana bangahe ndashaka uretse maze kubwira ubwo arakwiyamuje yaba ari Burundi buri bo karabo we tubwira uko ubyara abana badasa ikintu cyitwa bajya bavuga ngo aba bantu nk'aba bakarabo ntabwo musebya ariko turashaka kugira ngo dukore akantu k'agagurupe gashobora kuba kabona ko abantu ari abantu Karabo ni umuntu mwiza Karabo ni umulegend Karabo ni umumedia Karabo ni umustar ariko akantu k'inguge kugira ngo abantu babagaburira inguge ntabwo bibaho biriya ni ibintu byo kugira ngo bangize abantu i Burundi bafataga abantu ngo barabakata imitwe ngo barabaha ingona ese kuki ingona ishobora gukunda agatwe k'akarabo ntiyakunda agatwe kanjye gakunda agatwe kawe nangwa kakeza erega Karabo cyane ko ubwoko bwa keza buryoshye ni ukuvuga ngo Karabo we iyo Karabo nawe muba mutandukanye cyane Karabo bari imari ziritse ni imari yigendera ni ukuvuga ngo uyu nguyu we aba ari iyo topic muyisimbuka iyo topic muyisimbuka ntabwo mbikunda ntabwo mbikunda ariko simbikunda kanyoko urabyaza njyewe ntabwo nshaka ibyo bintu murimo muravuga tujya ku by'imihanda ibyo bintu byarankomerekeje kuva mu bwana sibyo uyu munsi aho ngeze ni heza sibyo ntabwo nshaka rero kunsubiza inyuma kuko ushobora kunsubiza inyuma nuko mwe muri abasitari ari uwundi muntu ubivuze uri kumva wowe uri iki akagabo buto buriyemera ngo turi abasitari kuko ubugabo buto ni ubugegera ntabwo nakwica umuntu ndakubwiye sha uri gato ntabwo wajya munuza muri koperative yanjye njye uri muto kandi uri kwanga ibintu reka dusubireho reka dusubire kuri Gita mushiki wawe njyewe ntabwo narongoye mushiki wawe birazwi amaze kubinyongorera mu mwanya wahise ngo mwabyara umwana uri kwishima ibiheri iyo ntabwo wabonye 100,000 muri ejo wundi hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu afite genzi baguha amafaranga genzi kuyavuga ntabwo byabishaka kubangamira society ariko ministry kose Gita baraguhaye ko mperuko barabahaye yamaye akamesaje keza gashimishije nzabivuga mu ibanga ndazikubwira none se turashaka kubaza Karabo Kakara buretse ngo baze de nawe uri kutubaza nk'umunyamakuru ariko we nawe umunyamakuru ndashaka kubaza ngo wabonye amafaranga 50,000 nagoheje angahe nagwe muri B1 ni inzoga nziza iryoshye B1 ni inzoga udashobora kurobanura mu nzoga zose zazindi bita ngo ni icyuma ntabwo ari icyuma ahubwo ni inzoga nziza unywa banza ukarya wamara kurya ugasasiraho wasasiraho ukituma neza ukanyara neza ariko abandi barasara ugasana mu gitondo ndashaka kubaza naguhesha ngahe bivuge B1 Gin njyewe ndabizi this one is my director yamaye 100 bwana Gin 50 ibyo niwe aho impamvu urabizi kuki utayamamaza
nuko Brian Jean ko ndayamamaza nkunda kuba ndi kuba kwambara umwenda wayo Brian Jean ni ukuvago ni ikintu ushaka kunywa wakoze anniversaire maze kuyinywa ntabwo nkubitana ariko nimara kuyibura ndagukubita Kanyomba barire nakubaha uko nkubwire rero ubakara uyu mugabo ni igisambo n'ingegera ubushize wabonye ngahe udukwepa ugiye kunyara icyo gihe sikaje y'amafaranga twadukuye kwa Manibu urakwepa ngiye kunyara ngeze imbere mbamuye n'umuntu arambwira ngo dore hano ngo harimo haracya ngiye kurana n'abashya mama ku telefone igisambo gute naye gasanga mwagiye kera bakunda muvugira reka muzabyarana ntabwo bavugira none rero reka mbari mubaze yego urumugiro kugeze he urumugirwa ni kuva hashize nk'imyaka 15 nduretse ni 15 neze Jita bagufungura none bwira bamwara urumogi uko urumogi rumera abantu nuko rubangiza nuko ari cyo byabwenge ubatekereze ngenda cecetse nawe urarunwa oya kara reba ijisho cye abagabo nukuvango icyo nabwira urubyiruko Jita iyo nkorora nawe waracishije ahari ongera ukore twumve inkorora yanjye mu diaspora kora bagirira namwe amabanje uramenye ngo ni ingurube urumva ibi bintu Kanyombya arambwiyeho ni ukuvango ubundi iteka niteka mu gihe dufite urubyiruko rwatangiye kwijandika mu biyobyabwenge ni ukuvango ahazaza h'u Rwanda haba hamaze gupfa kuko ni ukuvango uko twebwe turimo turasaza nka Jitafu reka nitango urugendo Jita njye nyine Keza uri gusaza urimo gusaza sheri ariko muramwumva yego ya sheri tuzana ibyo mushiki wawe sheri gute none se ongera usubire mu niko hadi navuga sheri nukuvango rero oya ntabwo nabipfumura ahubwo ikintu cyagisabwa urubyiruko nyamuneka mudufashe nimwe mbaraga dufite nimwe hazaza h'u Rwanda dufite mwirinde umuntu wabajyanye mu mujyi ntabwo bibabereye nta nubwo ari ikintu kibera u Rwanda ubu mfite imyaka 28 urumva ndabona imyaka n'umwana disi oya ntabwo ibyo byaba ndio gupfumura ntabwo birimo n'umwana wawe uyu se uwo wabyaye nande ise Jita ejo muri njya muri Genesis Comedy warabikekaga ko wajyayo muri Genesis Comedy bakiguhamagara wabyakiriye gute guperforminga byagenze bite bavuze kuri radio ntabwo ari ikibazo twari kumwe azi ko za performinga kwa 4 kwa 5 haraperforminga neza Jita afite discipline kuri abandi cyane Jita afite bravo DJ TV navuza ureke uriya muhungu busa kuneza abantu ngo narakotoye urumva ari agent biravuze kandi uriya mujama yaraje ari umunyonzi uri hano he yaje ari umunyonzi arangije mbangiye ahantu runaka umunyonzi nawe ari umukorodoni abashaka kuki uvuga umunyonzi wibagiza kuri ntabwo no kumureba umaze gukira sha ntabwo maze gukira no kuvango byibusa ni Kanyo ati hariya munsi y'inzu namubonye kara reba niba ari Jita agufitiye ishyari niba ari Jita mbwati Jita fuwe wa performance neza ari Jita sibyo mu bantu nubaha muri kino kibuga twese mu bantu twasanze mu kibuga Kanyombya ni Garaferi ni Legend niba uvuze ati nyamana wagejeje guperforminga neza hanyuma uramunyonza akaza kuneza abantu kugena ukabyana n'ibyamakanya yari yavuye mu bunyonzi akomeze kuba ko yabaye umunyonzi yahoze ari umunyonzi ayo makuru yamenye mu gitondo bega arahiye none atukombe ko ari umukorodoni uyu nguyu ntabwo yabaye ahubwo na n'ubu n'umukorodoni uracyadoda inkweto kamba 2 n'ijana Kanyombya ndashaka kubaza iki Jita kamba 2 n'ijana wayidoda koko kamba menye dodira ijana agashimi kamwe ubu nuba wayidoda bya bindi byaba kuzenguruka inkweto make byibusa ni 3 bindi byaba ariko defense babandi bitwa Abasomalia zango tubashyama akantu ko hasi ni 3,500 ariko Jita Imana izaguha ubuzima bukomeye gw'amamodoka ugira amazu meza nzagira abagore beza nzabyara abana b'abakobwa ari baro urumva urimo kumbwira Kanyombya aragusabira ni Imana Kanyombya Imana ijambo ry'Imana avango mwatura ni byiza iyo umuntu akwatuye akavatura urakabona moto ni ukuri ko Imana birangiye ubonye moto Kanyombya urakabyarana yabonye amafaranga urahisha abantu ariko naguza Imana urabyaranye umukobwa amaze kubinyongorera yabinyongorera arambwira ati niwe twabyaranye ariko tubivuge oyo urabeshya jewe nabikongora wabivuze jewe niwe babyaranye twarabyaranye kare urabeshya ni ukuvanga uyu mukobwa
Keza niwe wabyaranye na Kanyombya n'amazina ntabwo ise nyina yitwa Madina Mukandori Madina Mukandori na Madina ntabwo bafite Ndumva bitari kumwe gutya ntabwo bihuye dore kare bavuze ngo niwe twabyaranye yego kwa mana kandi nkubajije Gitafu marambeshye aragiraga kuyoba ikibazo gihari abanyamakuru mufatiye inkuru mukahita wapi ntago ari oya byo iyi nkuru niyo ntago ari yo wamuzanye ngo tuganire n'ubushe twaraganiriye ambwira ko mu myaka 19 yabyajwe n'umuntu yanga kuvuga ariko dusanze ari Gitafu uri musaza we dusanze ari amayobera yo kubeshya yego kuvuga ibintu yoka kitwa Mukandori hanyuma undakaba ari none nyina kitwa Madina yego niba yitwa Madina Razia habyene ariko yitwa Madina gute oya Madina na Mukandori buriya wasanga mama hajya mama bamwitaga Madina Uwisilamu yitwa Safia nitwa Amuza wowe ukitwa nde mu Bayisilamu Abasilamu yese abakobwa se bajya babasilamura ako Kanyombya bayo nta mukobwa ugisilamurwa ntago bibaho Dasilamuye ntabwo aza mu kiganiro cyacu ngewe none se umukobwa wawe musilamura wowe umukobwa wamupfumura amatwi dore ubara musilamuye dusubire base ubundi gusamuka ko umukobwa yareka mubwire ibuze nibyo yarapfumuwe nyina amatwi se naguru kubibona none se harandi bapfumura nyina ngubwiye ko bamupfumuye ndashaka kukubaza dukurikiza ibiganiro ko bimeze hari ahandi bapfumura isibye amatwi mumbwiye ko nayo nyina amatwi bayapfumuye nyuma yo gupfumura amatwi niko gusamuka ko umukobwa nahandi hantu bajya basiramura umukobwa usibye ku matwi barapfumura ubundi tayari akaba asiramuwe icyo ni ikizamo cya Nyamirambo ni cya ni iby'Inyamirambo haraza Cosmos haraza Cosmos hariya haraza n'uzara kwa Bakadafi kwamanutse mu mujyara kuri ku bakobwa ariko ku bakobwa iyo umuhungu we bamusiramura aho agomba gusiramura Gita shagenda kwemera manje urakoze cyane karabo Gitafu ngenda mukunda Kanyombya nese Gita iyo ubona uhuye na Kanyombya urimo urajya muri Genesis Comedy urahura n'ibyamamare nka Kanyombya uba wumva umeze ute bro ngiye bwa mbere Kanyombya tujya guhura ngiye najyaga numva Kanyombya nyine nkamubona kuri televiziyo ntamubona ariko nicyo kintu cyashimishije mu buzima twahure kuri Exrage bwa mbere Kanyombya anyakira neza pe arambwa turashoboye numva ndabikunze buriya niba ari agent akubonye akakubonamo impano ubwo nyine ubuyifite Kanyombya ndamwemera cyane mu bakomediye dufite Kanyombya ikibi akikubonye ahita kikubura ku kamba oya ni imfura cyane Kanyombya niyo ushoboye nabwo ahita ko bwati wowe urahaneye akabikubwira ariko Kanyombya ndamuba kubyo utabasha kubyumva ibyo uvuze Gitafu nibyo ndakuvumbuye ndi umufilozofe nize filozofi ndeba umuntu nkareba nundi ngasanga bafite akantu k'agacu ndabiza agacu bufitanye na Kesi ariko se Kanyombya kuri mwarabyaranye n'umukordoni babwiza komeza gutsinda keza uragira ngo dukore kugira ngo polisi y'igihugu idufite ibitaro byiza cyane dufite abantu bafite ubumenyi dufite abadokiteri bazi ibintu turashaka kujya gupima ADN umwana witwa nde bajya bamwita Drake yitwa nde se wabo bamwita Drake mbwira ukuntu barabyaye umwana ukavuga izina rye yitwa Drake nese umuwe kumenya uwa Gitafu ta Drake na Gitafu ari Drake ari Gitafu ni baba ibrara Kanyombya nawe rwose murabizi ko ari umuntu w'umukomediye cyane you know uko ni mubena nyine mu byakire nguko nyine nuko bimeze gri ese kaka ya ntuzi gikunda kubitaho ya afro nta kuntu wakubita akantu ka gatoya yego mana ngenda gusaba kugira ngo ndinde ikibi n'igisa nacyo ubuzima bwanjye buboneke kandi twese nshuti tubibone neza ndi kumwe na Kanyombya na Kesa twicaye hano ku ntebe ndetse na Karabona nshuti arimo kutubaza ibibazo byinshi cyane ese umva Gita shaka gukubita iki nyinshi Gita Kanyombya ni umuhanzi azi no kuririmba yego mwaretse jewe nawe na Kanyombya na Keza tukareba n'abandi bastari tugakora indirimbo iyo ndirimbo isi yose yakikunda ubwo rero iyo crew naba narimo ntago nige bayita genge iyo genge yacu ari invited deja uzi ko ndirimbo yanarebwa na miliyoni zigera mu 10 Cecekasi Ceceka Gitafu you are invited my sister are invited nanjye ndahari
nawe karabaye tugize bangahe batatu ya hasigaye umuhungu umwe n'umukobwa umwe bakaba bari shyiramo Nzovu oya wamushyiramo Nzovu na Yaka oya turobanura abantu n'abandi bantu bivuga ngo rero you are invited ariko mutazaza kuvuga ngo muze gukora ubusa tuba turi aho ngaho dukora uwo munsi mukuru tubikore kuko ndashaka ko tuzasangira tukarya ni anniversaire irimo indirimbo y'umuntu hasi kamera izaba ihari hasi dukora akantu tugashyira ku rubuga turebe uburyo u Rwanda rushobora kuba promoting abantu bakakira neza cyane bivuga ngo you are invited thank you very much tukainvitinga umuhungu wanjye byiza cyane tukaba dufite indirimbo izo ebyiri kandi mbere yo kuzikora muzabaza mukore training y'imbyino mugomba gukora niba ari gutya tukagakora ako karirimbo za training ndabizi hasigaye reka mbwire Karabo rero udusezere neza mukomoje ahantu indirimbo turazifite indirimbo zigera kuri izo ndirimbo ndashaka kugira ngo urashaka ko Kanyombya adutera agakora kamwe k'indirimbo y'Imana ndashaka kugira ngo barakaduha kubuka amasabye akagwa wimushagaraza reka ko kari izo ndirimbo zazishyiraho ngaho tuzikore ntabwo ari kure ariko test izakorwa ari uko mubaye aho ngaho tugakora akanama kandi igita ndamwizeye nizeye Rufendeke nizeye sister Keza nizeye Karabo umuhungu wanjye Karabo ubwo ari umunyamakuru yaje nyuma yanjye ariko umunyamakuru y'ibyangombwa kandi ntakora ibishegu kandi ntavuga ubusa nibyo byiza ni twamuha bravo uyu Keza gusabye ngo akarimbo k'Imana Kanyo ngo akagakora turagufasha tukaririmba Imana iragafite nakayihaye mu bahasha bise nzakagarura mbaye ngiye urakoze cyane zimya kamera bro abagiye okay noneho rero Gitafu buretse ndagusigaranyeho gatoya uyu mukobwa hari abantu barimo gutekereza ko ari sheri wawe tuve muri comedy uyu mukobwa mupfana iki uyu mukobwa nyine ni umuntu wanjye cyane biri aho ngaho ariko nyine nuko nyine umuntu batangiye kuza gutwika n'iki ariko nyine n'umusheri wawe n'umusheri yamurijwe ntabwo ni ukuvuga ngo buriya urabizi ko ahangaha mugiye gutangira nyine guhita mubona za kotete zishobora kumara nk'ukwezi kose uvuga ati Gitafu niyataye amagonono n'iki ariko ni umuntu uriya w'inshuti yanjye ntabwo ari mushiki wawe ntabwo ari sister wanjye icyo nicyo twashakaga ni ukuvuga ngo ni inshuti yanjye bisanzwe biri aho nyine urumva byarabaye ibyo bintu mwambwiye nyine nabyumvishe nanjye narabyumvishe ariko ntabwo bibi yuko nyine indangagaciro z'umuntu ziba zatakaye ko yatakaje umuntu yabyaye cyangwa atakaje umwana inda twite ni yawe kandi yarabyaye ni umwana n'uwawe akoranga ari uwa Gitafu ntabwo ari uwa Gitafu urumva ko nyiri bwite nayo bibwiriye ndabizi mu mashusho media ndabizi abanyamakuru bahita yumva yaba ari inkuru y'umwaka avuga ati harahiye none hatukombeye ariko tuyu none umuntu nyine yarangiye yifuza kuba nawe yajya imihanda arabikunda ibyakomeye cyane arabikunda ibintu dukora nyumwe mu bantu babafana bandi cyane yaga ari buryo nakingamo akabikunda kandi ati Gitafu bibaye ngombwa rwose nubwo wenda bamuzana Kanyombya byonyine yajyaga yifuza Kanyombya ngo yaramurwariye yagize traumatisme ya Kanyombya ndamwana Kanyombya azakujyana nabakorera mwicarane muganira igukiganira ahantu uko rero amakuru ya nyayo ahagaze very good Gita nukuri biranejeje Keza yo ubona Gitafu muri inshuti ubyumva iki ariko nanone ubanza usobanurira abafana ukuntu waje kubabeshya hano ko ari musaza wawe oya ntabwo naje kubabeshya ariko ntabwo wagera imbere ya kamera te wisanga ukuntu umuntu ameze kuri wowe ariko warababeshya ariko narababeshye narababeshye pe basaba imbabazi imbere nawe mumbabarire rwose narababeshye ariko ntabwo ari brother okay kuba rero wicanye n'icyamamare Gitafu mukaba akwemerera mukanagendana kuba ari icyamamare urabyumva icyamamare ndabyumva ariko Gitafu tuziranye kuva kera cyane urabyishimiye ubu nabyo ndabyishimiye very good Gitafu rero ni umushuti wacu cyane turamukunda kandi arimo arazamuka neza kandi naho ageze ni heza Gitafu icyo nakwifuriza ni ukuramira muri ibi bintu icyo ni ikintu cya mbere nkwatuyeho imbere ya kamera ikindi jya umenya ngo niba ugiye kunywa ikintu ndabikubwira na audience irimo iranyumva abagukunda bambabarire
ibi bintu nabyo bavuga bati ibyo ko bakubwira nibyo. Ujye ujya kunywa ikintu, jya unywa ikintu umakinge sure ko havuye kishize. Nuba avana aha nta kibazo. Nuba uziko ikintu ukigifitemo kihaguruka nimba ugiye kwihagarika ukijyana. Abasitari benshi barimo kugwa muri ibi bintu. Najya kuri toilette nkajya nanze ukayijyana kugira ngo wicwe n'akazahoraho wakwicwa na toilette utitaye kuvuga ngo baragira gute baranseka. Sibyo ngiye gusoza vugana n'uyu nguyu vugana n'uyu urumva. Yego so rero ngewe icyambere banje kugushimira cyane. Ese Gitaf wenda ngira ngo mbarize abafana ibanga urimo urakoresha kugira ngo utrendinge cyane umenyekane niriye? Je nuko ndizera Imana cyane. Icyo mamyana ngewe nkunda kugendana numva nizera Imana kubyo utabasha kubyumva. Ngenda senga ngakunda Imana cyane. Ni ikintu kigiye kumbaho kibi ndasenga mvana Imana. Waranabaye nduruhinja, unabara mama wanjye amwite, unabara mama wanjye ambyaye, unabara naturutse mu rugo koko ngendije kubwira abantu ko ninze guturuka nduruhinja. Kubera ya groupe yatavugenga ngaturuka mu rugo nduruhinja nkava mu rugo nduruhinja rufite amezi 7 Imana ngajya imihanda nduruhinja mani. Ibyo byose rero ni ibintu byabaye. Ni ukuvuga ngo dushimira Imana ko ibyo birimo kuba. Icyo namanya Imana ikomeze gukomereza mu maboko yayo, imbinde imfashe ingire neza. Ariko ibanga ngoresha no gusenga Imana, nta kindi kintu kimwe ngoresha. Abantu benshi barisiga bambwira ngo Gitaf ngo meze nka Diamond ngo sinzi ibintu basige bambwira n'iki ariko magaze mu butwari bw'Imana no mu mbaraga z'Imana. Gita ngewe ndimo ndi umuntu ugukunda cyane. Urakoze cyane. Kuko nge natangiye no kugukunda utaramenyekana utabizi. Kuko Yago ni inshuti yanjye yajyaga agukoresha nkareba ikiganiro ndi ngenyine ndi mu nzu nkaseka nkigaragura byataye. Yago namutwikiye cyane. Ariko biranshimishije. Nese uyu mukobwa muri kumwe imbere ya kamera akantu wamukorera kurwibutsa imbere ya kamera akavuga ati Gitaf igihangange icyamamare umuntu Diamond yicara akareba umuntu abasitari benshi bareba ni igiki niba ari akabizo wamuha kwitama ariko avuga ati Gitaf yanyeretse akantu gahambaye imbere ya kamera basi nawe ako kana kajyane nawe umukorera ikintu nk'ibyo benshi bagiye bagukorera uvuga uti uyu muntu muhaye gift nanjye ndi Gitaf ibyo abantu bankoreye nanjye reka byibura uyu muntu mukorera akantu azajya nyibukira nagaki wamukorera basimbira akamera ni wamuha akabizo kwitama Yesu ntabwo bibangamira abazatureba oya koko muri misi none abantu basigaye banyinisha amavi nkakina nateye amata ahandi nkakina natsi ngo nashinze amavi byarangiye nyine ukabona muri comment bavuze ngo Gitaf ibyo bintu arabikunda cyane nako nyine abafana nyine babikunda oya nta kibazo we bikorera uyu mukobwa irengagiza abafana sinshaka ko nsubiza ntabwo ushaka ko Gitaf agwa akantu kurwibutso reka mwe kabizi cyo simbi bise ubona bibyara yaragurumanye yego disi oya kamera yabifashe niyo yabitabifashe uzi ikintu mashaka gukora yego mba ngira ngo umuntu nimba muhuye Gita umubere nk'amazi umubere nyine niyo bisinkeneye ngo banabifite kuri kamera sinkeneye ko banabikurura ariko uyu mukobwa muri kumwe uri icyamamare umuhaye umwanya jewe nazamuwe n'abahanzi nashaka kukubwira umuhanzi wanzamuye niwe watwaye kora award 2003 yego ko ngende umuhanzi ubundi full yego ariko yagiye nkorera utuntu twinshi hishima havuga wow uyu muhanzi yaranejeje najyaga mwumva ku maradiyo mwumva ku binyamakuru nka BBC ijwi rya Amerika n'uyu mukobwa rero abakubona mu binyamakuru haka kantu umukoreye imbere ya kamera niyo yabitagafashe ariko arabyumvisha arabibonye aravuze ati uyu muntu ntago yamemukira ndabeshya umukobwa ndabeshya ntago mbeshya abakobwa nzi icyo bakunda bura kuba munagendana gutya bakwishimiye so Gitaf uzaduha igikwe ryari gendana gutwerera nuntumira uzateganya gukora mariage ryari no kuvuga ngo ubundi hano y'ibyanda mba icyo nsabwa cyane mba ndagira cyane gukora amasezerano cyane kuko ibintu byacu yagiye bigira igihe bikarangira ntabwo bihoraho voilà bihoraho nazi ibintu bihoraho bavuga ni saa n'isasha no kuzaza n'undi muntu ukora nka Gitaf yaza agakora ibikaze cyane agakora n'ibirenze ibyo ndimo ndakora mba neganya mvuga ni reka none muri iyi minsi ya none bundi avuga ngo isi yihuze urayiba ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ya none mba nkora mvuga nisho n'ejo ubundi ibintu byanze
wenda afite n'ukundi kuntu nagira gute nahindura imibereho kuko ibi ntabwo ari ibintu bihoraho n'umuntu umuntu ufite mindset ateza avuga ati uyu munsi niba ari yego teganya ko ejo bizaba bimeze nabi kuko baravuga ngo uyu munsi niba wishimye itegure ko ejo ugomba kubabara uyu munsi niba ubabaye itegure ejo ugomba kujya gute kwishima n'ibihe bisimburana rero ni ukuvanga ibi byose iyo ubonye amahirwe urasevinga kugira ngo ejo n'ejo bundi byaba n'ibihinduka utabimbwa ahubwo abantu bahita bakubona akavuga ati ko kwa muntu yari star bigatuma inyenyeri ikomeza kujya gute kwaka ni ukuri Ewana Jita ngenda kwishimiye kuba duhuye n'ibinakunda yewe ndubatse mfite umugore n'umwana yego mfite iwanjye ngembe iwanjye ndatuye ntabwo nkodesha yego sibyo mbo sindi umukire ariko sindi n'umutindi yego rero niyo mpamvu kenshi na kenshi mbahubwira nti tube inshuti kandi byaranabaye tuzagirana umumaro kuba urimo uramenyekana akora ibintu nk'ibi ngibi uri kumwe n'abantu b'abagabo batari imbwa amafaranga yawe ntabwo azapfa ubusa urakoze cyane nituganira uzajya nkora igitekerezo kizima nuganira na runaka nanjye ibyo byose nabikuye mu bwamamare yego ibyo rero ngenda kwifuriza gukora ujya imbere bizanshimisha nujya mbona wagiye kugura ikibanza ahantu runaka kandi abafana badukurikiye ishimire kuba ari wowe uvuze uti ngewe ngiye kugura ikibanza Gitafu wakigura i Bugesera giye kumuha umwanya atange nimero ya telefone hari umutipe nazanye Safari zake waririmbye agakiza k'Imana we nzakagenda namujyanye kwa Manipo kwa Irene ahita abona umuntu ahise amwemerera ibihumbi miliyoni 12 yego uyu nguyu Theo bose babireba namujyanye kwa Manipo hariya mukunda gukorera atanga nimero umuntu ahita amwemerera kumugurira imodoka n'ibindi nibirebire ntago nabivuga ariko barabizi wowe rero abantu bagukunze umuntu wa mbere uzi icyo bita gukorera umugisha nagukorera umugisha yaba ari muri iki kiganiro cyangwa n'ibindi tuzakorana akugurire nk'ikibanza undi abumbisha amatafari undi ashyiremo amabati bazamura inzu ihagana tuzagusura iwawe ndabeshya se hari n'undi witwa Jado yari afite umugore witwa Bora Jado yacitse amaguru naramumweretse kata zose yajya ku isimbi ibyo ne namubwiye arabikoresha bamuhereza ubwo bushobozi so tanga nimero yawe abagushaka abanyamakuru bagutumire ikindi n'abashaka kugukoreraho umugisha baguha amafaranga ba blessing nimero yaje 079 80 14 869 ukanyisubiremo 07 8 14 869 rero reka amazina uzasanga bariyeho ni Ntakiruta Imana amuzana usanga amuzana bizagutungure nuko nguko nibyisanzemo Gitafu wowe ngiye kubwira ikintu gitandukanye n'ibyo usanzwe ubona kuri izi mbuga yego izi mbuga ushobora kwa n'umuntu akaguha 20,000 undi akaguha 50 ariko undebe ngewe nijye ubikwemereye yego we nijya nkubwira ngo ngwino mu kiganiro byuza byanga bikunda iyi industry ndayizi bro nakoranye n'abanyamakuru benshi ariko uzankuraho umugisha yego sibyo urakoze cyane umugisha no kuye kuri Afrimax ngewe n'ibindi binyamakuru bike ariko abo banyamakuru benshi nzi uko bakora ntago ndinze kubakubwiraho naza kuguteranya n'abantu ariko ngewe nuko dukomeza gukorana uzankuraho umugisha uzakomaho n'urubyaro rwawe so dukore rero icyambere nakazi reka tugushimire dushimire Keza dushimire Jafite wabaye nyuma ya kamera dushimire Kanyombya yaragiye kwitaba umukire hari inyuma yego no mu diaspora yaragiye kwitaba ubwo rero ibindi tuzasubira murakoze cyane asante